Hello. Sasa I'm back, ngarutse ku murya wo hasi. Ushize twize umurya wo hejuru, twize ko hano hejuru iyo kagiyeho bari iki n'iki, abari majeri kavaho akaba ari iki, akaba ari mineri. Twiga gufata umwitozo fa waso ngora mineri, siko bimeze. So twarabyigana. Igikurikiyeho nta kindi rero ni ukwiga noneho ku murya wo hasi. Ku murya wo hasi turifera kuri do. Iyi ni do yacu. Tugiye kubara do, re mi fa sol la si do kuri uyu murya. Tuza hano si byose do mi fa do sol mi fa sol si do si la sol fa mi. Shaka umbara ibyo bintu ugenda gutyo, noneho ujye kuri de mi fa sol la si do usuye inyuma ku buryo urugaruka gatugwa muri do n'ubundi hano kaza hitwa do. Ikintu ushaka mu nkorera twagiye do re mi fa sol la si do si la sol fa mi. Noneho iyi do re mi fa sol la si do muri barre. Ese muri barre, muri barre hano hejuru iyo dushyizeho agatoki bari majeri kavaho kari mineri, ariko hano hasi ho iyo kagiyeho kari gatoki nubwo dufata gucuranga mpe uyu murya niwo ncuranga ntabwo ari hejuru. Abantu kwa mukosa mukaza mucuranga umurya wo hejuru, ushobora kubona nayifasha gutya yose, ariko ncuranga uyu nguyu wa kabiri kuko twagiye kuri barre zo ku murya wo hasi apana wo hejuru. Mineri zivuga neza cyane umva. Sasa rero mfata uyu wa kabiri, uyu nguyu ariwo ncuranga, ariko mfata urutoki ku murya wa gatatu no ku murya wa kane, umurya wa gatanu hakajyaho ururyo hagati, ari wa kabiri duhereye hasi. So byose wa kabiri duhereye hasi tuzamuka. Uyifashe ni do mineri. Bikubona iyi ni do mineri. Do majeri rero niho nababwiye ko hari ugira gutya kabiri gatatu kane ugafata hano nk'ibisanzwe, noneho wacuranga nyine ugacuranga nk'ibisanzwe. Ariko ahangaha akenshi mubona bakunda gufata gutya, muzabibona kenshi ubona umuntu agacamo. Nta yindi mpamvu iriya biterwa nuko ahangaha iyo ugeze ahangaha izi fret zigenda zibyibuha bitewe zinanuka bitewe no kugenda uzamuka. Ahangaha rero ntabwo washyira intoki eshatu uzakunde. Nimba mufite intoki ntoya yabikora aratubwira muri comment niba byakunze ko yashyira intoki eshatu nka gutya nko muri iyi fret na nk'iya 10 atubwire. Hanyuma uko wafata barre yawe washiduka urutugi rwarenze, niba mubona bakoresha kenshi gutya. Ubwo deja baba bafashe uwa gatatu niwe bahera bafata. So iyi ni do yacu rero muri majeri. Ubu ngiye kuri iki, kuri majeri. Iyo ni kuri majeri. Mineri yo kajyaho mineri majeri. Umva ko mbita isoni mineri uko ni definition ya mineri. Definition ya mineri ubundi ni half mwenyine ni half iva kuri majeri muri melody. Ni melody ya majeri ariko ikavaho igice muri melody. Mutari kubyumva, urumva havuye akantu k'agace muri melody ukuntu muri code yose apana note. Hari nawe uzabona n'uwo bafata aho ngo afate gutya agafata gutya no agahita akavanaho.
wafashe majeri. Gusa ibi ngibi akenshi ntabwo hari igihe sample ikenera itarimo, ariko nayo n'indi shape ya barre, bisanga kagiyeho mineri kavuyeho majeri, mu gihe hejuru twize yuko yo kagiyeho aba ari mineri aba majeri kaba ari mineri, kimwe no pose y'ikindi ni ikinyonyo cy'ikindi. Okay. None guca nka do mi fa sol la si do re mineri re mi mineri fa majeri sol la mineri si mineri do si la sol fa mi re do. Ukuyemo zizo iyo escalier ya muri code, abacuruzi code de mi fa sol la si do, ibyo bintu ushaka gufata ndi usanzwe uzi wenda sino buryo sangira noneho ubari unabyandike ahantu nzi gucanga indirimbo muri do, reka noneho nandike izi code uko zikurikira. Noneho ya do re mi fa sol la si do, ahubwo mufatere muri open, noneho mufatere muri barre kugira ngo nitoze kugira gute gufata barre. Okay, bananyishije ko hano hejuru ari sol, nuko umuntu agera yiga hano hejuru ni fa, hano mufate fa njye kwishakira. Okay, kini kintu aho nakwigishije hano hejuru twarahize, naho hasi twarahize kuri barre ko zifatwa. Hano ngo uko nk'ahari fa, hano ari sol, hano ari la, hano ari si, hano ari do. Noneho uyirefere ko twese tutangira ku ma open code, niho dutangirira twiga. None uvuga ati hari ndimo zo gucunga muri open code, iyo ndirimbo irahari ndayizi kwicunga muri open code wenda asindura amaguru inzira amanye. Wenda ufate ni mi mineri, ni do, ni sol, ni re majeri. Nuko yo mujye muri bio open code no bakoresha utubari. Mi mineri, do re mi mineri. Bamwe ko mi mineri kajyaho nifate mineri, ini ya mbere akabaje njya no muri do, fate iki barre ni majeri akabaje umutima no akabaje umutima soro bamwe ko muri barre hano ari hano agatoki kajyaho reka ngashyireho zikumvikana fa so kajyaho. Ubwo mbonye kode zingahe eshatu, hasigaye ya kane akabaje umutima bitanye muri ki re majeri do re majeri. Nabanda yibonye ujye yibuka ati nahereye sasa rero akabaje umutima azindura amaguru inzira yambanyireze neza kuko nta n'umutima nagerageje kubivamo
bare zawe uzikoresha mu ki hari abazaniye copyright kuri iyo ndirimbo. Okay, nzabyikemurira. So urumva rero ufata indirimbo isanzwe weho uyifate uko usanzwe ucuranga muri open chord usanzwe uzi, none ugati banyeretse ko muri mineri hasi iyo hajya agatoki iyo ari mineri nyine ku murya wo hasi, hanyuma nafata gutya ikaba ari majeri, cyangwa se n'agatoki kajyaho ikaba ari mineri, kavaho ikaba ari majeri. Iyi nayo ni shape ya chord ya bare. None ninjya hejuru ningashyiraho iyo ari majeri, ningakuraho iyo ari mineri, nyine ugende wiga witoza gutyo. None ushaka indirimbo yo muri open chord uyishyire muri bare, ujye witoza icyo kintu. Kuvuga byo byina biza gahoro gahoro, nabyo nzakwikunze kwiga witoza kugira ngo gitari yawe umenyere imbaraga gusaba, uko gitari zose naga kimwe burya gitari ziba zegeranye, nka solo muri ziba zegeranye cyane, ariko nk'izi za amacoustic menshi amuryo uri kure, burya akenshi uri kure no kugira ngo bitange base, bitange imbaraga ngabo muri mwobo. Bura gitari yegeranye cyane n'itegeranye ntabwo bisona kimwe, yegeranye ntabwo isona cyane, ariko iyo umuryo uri kure ibigira imbaraga nyinshi cyane muri uyu mwobo, isura melody iremereye cyane. Niyo mpamvu akenshi atari byiza ku muntu gitari ugeze hasi cyane, cyese no ku bantu wenda ducuranga mu ma event nyine ibintu byo ngibyo, niho wenda ibiciro byanyine bimamere byonyine bigiye tunko ngutu. So turakiga ndaje makuti ndi ikindi gice cya bare tumenye gucuranga bare, amastyle amarege. Kandi subscribe mujye liking, imuze kureba video no liking please. Na byaba by'abanyarwanda bavuga ngo ntabwo nyine ngo mbije binshi intege, nkabate se ntibishimye mujye liking, muna sharing mugira bagenzi banyu. WhatsApp yangira aho ngaho ngushyire muri groupe, ijye ubona link imbere y'abandi bose.